Igitondo cyiza cy'umugisha mbifurije kuri uyu munsi mwiza, uyu munsi ubabere umunsi mwiza w'igitangaza ku buzima bwanyu, ubabere umunsi w'imbabazi, ubabere umunsi wo guhindura rwose iminsi mibi yose mwagiye mutambukamo, inshuti z'umusaraba, kandi nongera kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo ry'Umwami wacu. Reka muri uyu mwanya mwiza mbaganirize ku ijambo ry'Imana, umwami Imana ampaye muri iki gitondo. Ni ijambo turi busange mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya, ibice bitatu, turahera ku murongo wa 31 turageza 33. Riravuga ngo kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka. Haleluya. Umva uko ijambo ry'Imana rikubwiye muri iki gitondo ngo kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu we iteka. Ndagira ngo nkubwire ngo uri umuntu w'Imana, uri umuntu waremwe n'Imana. Birashoboka yuko wabonaga yuko Imana yakuretse, ariko ntabwo izigera ikureka by'iteka. Imana yo mu ijuru, ndagira ngo wumve ikirimo kukubwira muri iki gitondo. Nshuti yanjye, ndakomeza umutima wawe wumvaga Imana yakuretse, wumvaga Imana iri kure yawe, ndagira ngo nkubwire ngo Imana ikugarutseho. Reka dusome ku murongo wa 32, haravuga ngo naho yababaza umuntu naho yababaza umuntu ariko azamugirira imbambe. Haleluya. Nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. Ndagira ngo mbwire ngo imbabazi z'Imana ziruta uko ubitekereza. Imbabazi z'Imana ziruta uko ubitekereza, ni uko ubyibwira, ni uko ubibona. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, ndagira ngo nkubwire ngo ikugiriye ibambe, ikugiriye imbabazi. Imbabazi yakugiriye igatanga umwana wayo w'ikinege, ni ukuri. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo yananirwa kukugirira imbabazi iki gitondo, ntabwo yananirwa. Oya, ntabwo imbabazi zayo zaheze. Dawidi yabivuze neza, aravuga ngo mwami, ngo niba ibyaha byanjye biruta imbabazi zawe undeke nipfire, ngo ariko niba imbabazi zawe ziruta ibyaha byanjye mpa kubaho. Haleluya. Yitegereje asanga imbabazi z'Imana ziraruta iki? Ibyaha bye. Ndagira nkubwire ngo imbabazi z'Imana ziraruta uko ubitekereza, ziraruta ibyo byaha byawe. Imbabazi z'Imana ziraruta uwo mubabaro wawe. Imbabazi z'Imana zikugarutseho muri iki gitondo, ndagira ngo nkubwire ngo akira imbabazi z'Imana. Haleluya. Reka dusome umurongo wa 33, haravuga ngo kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Haleluya, haleluya. Nshuti yanjye, nshuti y'umusaraba, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo Uwiteka anejejwe n'uko ubabaye, ntabwo Uwiteka anejejwe n'uko waraye urira, ntabwo Uwiteka anejejwe n'uko urwaye, ntabwo Uwiteka anejejwe n'uko urwaje umwana, ntabwo Uwiteka anejejwe n'uko ufite ibibazo wabuziriye igisubizo. Oya, ntabwo Uwiteka anejejwe n'uko waba urimo gucumura, ahubwo imbabazi ze ziri hafi yawe. Imbabazi ze zirakwegereye kuruta imyambaro wambaye. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka akugarutseho. Ndagira ngo nkubwire ngo imbabazi z'Imana zirakwegereye. Imbabazi z'Imana zigarutse ku muryango wawe. Ndagira ngo nkubwire muri iki gitondo ngo ntabwo Uwiteka anejejwe n'uko waraye urira, ntabwo Uwiteka anejejwe n'ako gahinda ufite. Ndagira ngo nkwaturireho amagambo cyangwa se ubuhanuzi kandi ubwizere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Akira imbabazi z'Imana, akira guhozwa amarira, akira umunezero, akira umunsi mwiza w'umugisha, akira igitondo cy'umugisha. Mwene data, akira guhura n'umugisha wawe uyu munsi kuko Uwiteka akugarutseho. Akira guhura n'igitangaza cyawe, akira guhura no guseka, akira guhura n'isezerano ryawe. Haleluya. Iki gitondo uhure n'isezerano ryawe, iki gitondo ngo uhuje n'umugisha wawe, kuko Uwiteka atanejejwe n'uko ubabaye. Akira guhura n'ibinezeza by'ubugingo bwawe, akira kunezerwa, akira urugo rwawe kunezerwa, akira amahoro mu muryango wawe, akira agakiza, akira amahoro atangwa na Yesu. Haleluya. Amahoro y'Imana, nshuti mwari munteze amatwi, abane namwe, kandi Uwiteka abagirire neza kuko atanejejwe n'imibabaro yanyu. Uyu munsi abahaye guseka, abahaye kunezerwa mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo ni ubuhanuzi mbazaniye bw'uyu munsi. Uwiteka abanezererwe cyane. Amen, amen.